bamwe baba bamufitiye ishaza kandi ishaza ry'iyi miziki turarizi. Reka maze mbabwire niba Yago reka njyewe mpamvu rero nemera n'ibintu bya Yago ko bavuga bafite ko hari n'ishaza. Njyewe simfite umuhanzi Fifira ya nawe uhari azi kurapa azi no kwandika n'imirongo yose andika. Fifira yo bwose kubera icyo ashobora kuba adafite korabo kugeza kuri iyi saha, kandi ari umukobwa yicara muri studio akiyandikira imirongo iryoshye na chorus akaziyandikira, kubera icyo adashobora kugira korabo. Urumva rero ikibazo yagafite nicyo kibazo Fifira yabafite. Urumva rero njyewe mani njyewe mbyumva cyane. Uragira ngo Dumba ashobora kuba atarasaba Riera Ways korabo ya Fifi, uragira ngo sindasaba Chris Easy, uragira ngo sindasaba ba Kevin Kade, abaswera bose nabasabye korabo za Fifira ya bose baranze, kandi murabizi ko nguma mbafashe. Rero kubera iki njyewe Yago ntamwumva muragaswera abanyoko Yago ngenda mwumvije na kurindi. Urumva nawe Yago niryo shaza bamugiriye. Oya mani nyine ikibi cy'imihanda abantu bayoboka nyine abantu bayoboka ibyo babona kandi bakabizimana. Ubuhiti bwabo bakabuzimana. Ubuhiti barabuzimana pe, ukajya kubona arazimye hita yagiye, ugasanga nanone barimo barampamagara kandi njye wabasabye kurabo banyinga ngo Duma ngo kandi dutwikira yeah. Urumva kandi narabasabye kubona ko abantu ari inyamaswa shumi nge na mani ubungubu aho turimo turavugira Fifira ari muri depression. Urumva reka mbabwira ibintu bimwe nka Fifira ya n'umukobwa ubungubu mbwira ibintu akumva ko ibintu namwijeje ntabishoboye. Urumva aravuga ati gute ushobora kuva Dumba udashobora gukonvinsinga abashuti bawe, udashobora gukonvinsinga Kenisoro ngo amekorabo. Urumva njyewe ndi mu biki indi kwa Fifira is very talent, afite talent ujya mukobwa mbi cyane. Urumva aravuga ati njyewe iyo nivo narayirenze twarambiranye live ni yaso wafashe account yawe wo mu block ari buretse bate muskweze nyine mbango yitwa Fisi arihe maze muskweze nyine mu block mu nyuma. Fisi mbanze misome anyway Fisi naskwere nyine mu block block ikigoryi. Hari uwundi w'umunyabwenge, niba hari uwundi w'umunyabwenge nawo mu block. Abanyabwenge nicyo ubundi nicyo bakorera. Urumva usanga umukobwa yibereye muri depression, aratekereza aravuga ati mani sinshobora kumva ko abantu bose ntabwo bumva impano yanjye. Urumva aravuga ati ko urashaka kumbwira ko nta mpano mfite, ariko ngo warindi mu nshasha Fifira yagiye gukorana na Pifra niwe yamusabye korabo. Pifra niwe yasabye Fifi korabo. Ubwo turashaka kumbwira ko Pifra ari ikigoryi kandi Pifra ari wari mu bantu batangiye game. Pifra babibona ko no mukobwa ariko ubu buswera ubungubu buri ha ubu buswe Yago yagumye asubiramo arimo aravuga. Yago yasubiyemo aguma avuga ngo new generation Yago yagumye avuga ngo kubera icyo utumva banuza ba like nka ba Buddha cyangwa abantu ba kera barimo usanga barimo barahetinga, usanga ubu buboro busha ubungubu bwa Christize bwa Kevin Kade bwa Kenisoro nibwo bufite imitima mibi. Nuko nyine baba batinya barimo baravuga ati umuntu araza kubatwarira umugati. Mani abantu bakavuga ngo Yago afite amatiku ya Yago mani ngenda byumva, ahubwo ni musotore nge nshobora gusara nkazindukira live byose kabishyira hanze. Ariko Yago mumureke ibyo avuga nibyo ariko ni mwishotore cyane kugira ngo simvuge. Waje gushyira abantu bose hanze ku murongo, ngewe bose hanze ku murongo nkavuga ibintu, ariko mundeke mba nagetse amaganya yawe yarekerewe. Ubwo se uri kumva biri bugende gute? Nta Yago uri hano, nta Pifra uri hano, nobody here. Tubyihorere ibya Yago nimubizane kuri live mundeke rata twivugira akagabo kawe kagakene. Ndakwiyamye undekera umugabo